Imana iravuze muri iri jambo ngo ntugire ubwoba kandi ntutinye, imigambi yabo ntizahama kandi ntabwo izasohora. Imana ntiyumva amabwire, Imana si munyangire, Imana ni Imana, niyo mpamvu yitwa ishobora byose. Ndakubwiza ukuri, icyo yakugambiriyeho uzabaho wabishaka cyangwa se batabishaka, uzagenda ubabanaho, uzagenda ubisimbuka. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikintu gutwara ikirenze kuri ibyo abantu igihumbi. Kandi yivuze ngo baho nta wakwica, kandi yivuze ngo baho ntabwo ibivuze ngo pfa. Kandi yo nagira nkubwire ngo iby'inzangano shira kure yawe, ibya amacakubiri cyangwa se ingengabitekerezo ibyo shira ku ruhande. Ntabwo Imana yigeze irema abantu babiri, Imana yaremye umuntu umwe witwa Adamu. Bantu kunda umuntu nk'uko wikunda, nibyo byiza, nibyo Imana idusaba, bityo uzabona isha n'ihirwe mu buzima bwawe. Rero Bishop Buhungu Abeli, ndamo mibi, nanga abantu b'abanyabikorwa bibi, nkunda ko abantu bose bakundana bakabumwe, bagakundana nk'uko Kristo yadukunze, bakagira wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Kuko nyir'umurima yarababwiye ngo ese muranziza kugira neza, ese mubabajwe niki, ese kwa yatwumvikanye ariyo ndi bubahembe, ese ko ntawe nkase n'igiceri, ese ni igiki kibazo mufite? Nukuvuga ngo ayo ni amashari. Ishyari ni mubyara w'umurozi. Imana rero iturana n'ibimeze bityo. Nukuvuga ngo bari bakwiye gutuza, ahubwo bagashimira Imana ko abaje nyuma bahembwa yangana n'abahere mu gitondo, bakishimira ko bagiye kurya batagiye kuburara. Urukundo nicyo kintu cya mbere Imana ishaka, niyo mpano ya mbere, niyo mpano iruta izindi. Rero Imana yacu nayo ni urukundo. Rero bari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kwakira Bishop mu ishati nziza cyane, ameze neza. Bishop, uraho neza? Muraho cyane. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahimbazwe iteka ryose, ahimbazwe burundu umwami wacu Yesu. Hanyuma nk'uko twafashe icyemezo cy'uko nimero zawe tuzatuzitambutsa buri munsi uko mbere yuko dutangira ikiganiro. Mbere ya byose ndagusaba kugira ngo utambutse nimero yawe ya WhatsApp gusa. Umwami wacu Yesu ni yamamare. Nimero yanjye kuba ari mu Rwanda kuko nabo bajya bayikenera, ni 0788664705. Kuba ari hanze y'u Rwanda na kamenyetso ko guteranya 250 78 58 704. Karibu n'isengesho. Mwami Yesu uruwera wa Israheli, uri Imana ikomeye, Imana igira neza bukira bugaca, Imana irema byose ikanabikomeza, Imana ishobora ibintu byose. Nyemerera uhana umugisha nanjye n'abadukurikiye bose mu izina rya Yesu. Abatari bakeya bahabwa umugisha kandi uhindura amateka yabo, abarwaye nibakire gukira, abashonje bahazwe nawe kandi ingumba nizibyare mu izina ry'umwami wacu Yesu. Abari mu bihugu bya kure bifuza byangombwa ndetse n'ubwene gihugu, abifuza byangombwa byo kuhatura mu buryo bwiza, nabo ubibahe, kandi ababuze abagabo nabo ubabahe kuko nta kigore kizabura ikigabo cyaco, n'ababuze abagabo nabo ubabahe kuko nta kigabo kizabura ikigore cyaco. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Urakoze kubyumvishije kandi urakoze kubikoze, kanza utegeke mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Turakwakiriye rero utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho kuri uyu munsi. Ya murakoze cyane, turabashimiye mu izina rya Yesu. Amazina ni Bishop Buhungu Abeli Elia, umuhanuzi uvuza impanda ya nyuma. Hanyuma rero reka turebere hamwe ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 7. Yesaya ibice 7, nitumara kuhabona duhite dusoma umurongo wa 7. Nanone ndumva Imana ariho hantu inyoboreye, kandi abayoborwa bose n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Mwadufasha gusoma Yesaya 7:7, hanyuma twumve
icyo Imana ivuga. Reka dusome mu izina rya Yesu ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yesaya igice cyaho cya 7 umurongo wa 7. Ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru nibahereze umugisha. Uwiteka Imana niyivuze ngo ariko imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Amina. Nukuvuga ngo wewe uri mu kibazo, wewe washoweho ibibazo n'abarozi cyangwa se n'abakonikoni, wowe washowe mu manza ukaba uri mu kibazo, uyu mwanya ndagutangarije iri tangazo. Nubwo isi yaguteje cyamunara, nubwo abisi baguteje cyamunara, nuhumure ijuru ryakuranguye. Imana ishimwe cyane, cyangwa se ryakuguze. Wewe uri uw'igiciro kuko waguzwe amaraso y'igiciro. Noneho rero abatabemera, ababanga, ababasebya, ababagambanira, ijambo ry'Imana rirabivuze neza. Imana iravuze muri iri jambo ngo ntugire ubwoba kandi ntutinye, imigambi yabo ntizahama kandi nabyo izasohora. Iyo usomye Yesaya 14:24 naho havuga amagambo asa nayo ngayo ngo nukuri Uwiteka Imana arirahiriye ati uko nabitekereje niko bizasohora, ngo kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Umugambi Imana igufitiye nta mwana w'umuntu uzawuhagarika, nta mwana w'umuntu uzawuburizamwe cyangwa se ngo awurwanye, kuko Imana ntiyumva amabwire, ntiyashizweho n'amatora y'abana b'abantu ngo ugire ubwoba ngo manda izahava irangira vubaha, ngo cyangwa ngo Imana izahava idasohoza icyo yavuganye nawe. Imana ntiyumva amabwire, Imana si munyangire, Imana ni Imana, niyo mpamvu yitwa ishobora byose. Ndakubwiza ukuri, icyo yakugambiriyeho irakirinda kandi ikagikurikirana imyaka ibihumbi kandi ikagisohoza kidateshejwe agaciro n'abana b'abantu cyangwa se abarozi. Mu yandi magambo, icyo Imana yakuvuzeho irakirinda ikakirindana n'uwo yakibwiye. Mu izina rya Yesu rero uzabaho babishaka cyangwa se batabishaka, uzagenda ubabanaho, uzagenda ubisimbuka, bazagucukurira imva, Imana ize izisibe. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Imana ivuze gute rero? Iravuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga byabasha kurwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. By'umwihariko abantu mwamenye, abantu twamenyanye, kandi by'umwihariko bakamenyana n'umugabo ukomeye witwa Kristo Yesu, nimuhumure kandi ndabakomeje. Imana iri mu ruhande rwawe, Imana iri mu ruhande rwanjye. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikintu igutwara. Ikirenze kuri ibyo abantu 1000 bazarwa iburyo ndetse n'ibumoso bwawe, ariko wowe ntibizakwegera, bazagutera baturutse mu nzira imwe. Imana data wa twese batatanirize mu nzira 7, izakurinda, uzaba amahoro masa. Abana bawe bazagira amahoro menshi mwisi, kandi abana bawe Uwiteka azabigisha. Uzakomezwa no gukiranuka, ibyitwa gahato bizakuba kure. Imana ishimwe rero, ndagukomeje. Wowe ntutinye kandi ntugire ubwoba. Niba hari ibintu birara bigutera ubwoba, wewe umpamagare. Haleluya. Umpamagare dusenge ubundi jini ripfe. Reka nkubwize ukuri, njyewe wampamagaye nkakandagira iwawe, nubwo nahagera gusa narinze gusenga se cyangwa kuvuga, nagira nkubwire ngo aho ngeze ibintu biribwiriza, aho ngeze ibintu biva mu nzira, aho ngeze imbaraga z'abarozi zirahunga. Nagira nkubwire ngo njyewe ndi mukuru w'ibyo byose, ndabikurira na Satani arabizi, nawe ubwe ndamukurira. Aho ngeze aratambuka akegera ku ruhande, akava mu nzira agahagarara ku ruhande kugira ngo mbanze ntambuke, yansuhuza akansuhuza n'icyubahiro, akavuga ngo ndagize mwiriwe nyakubahwa, kuko asanzwe azi icyo ndico, asanzwe abizi. Rero nagira nkubwire ngo bazagutega imitego, Imana yitegure, bazayigutega uyisimbuke, uzababanaho
babishaka cyangwa se batabishaka, kuko Imana yirabishaka kubaho, kandi yivuze ngo baho nta wakwica, kandi yivuze ngo baho ntabwo ibivuze ngo pfa, kandi yivuze ngo baho wakira ubuzima ukakira kubaho. Nasomye ijambo rirambwira ngo nasanze wigaragura mu ivata ryawe, ndangije ndavuga ngo baho. Yesaya 5:5 umurongo w'10 hari amagambo avuga ngo nk'uko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru bigatosa ubutaka ntibisubireyo, bigatosha n'ingundu, bigaha umubibyi imbuto, ushaka kurya bikamuha umutsima, ngo niko ijambo ry'Imana rizamera. Reka mbabwire ikintu kimwe, ngo ntirizagaruka ubusa ridashohoje icyo data yaritumye. Ikintu cyose data kugambira, waba urwaye waba utarwaye, waba warashowe mu manza cyangwa utazishowemwo, data arahari kugira ngo akurwanirire. Icyamuzanye ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani, kandi igihe cyo kurangira kwa Satani kiri hafi. Tuzaba ku ngoma ya Mesiya, tuzaba ku ngoma y'amahoro. Kristo azarangiza intambara n'ibibazo turimwo, azakuraho ingoma ya Antikristo, arangize n'iya Heromagidoni, azima ingoma. Haleluya, Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Nuko rero ndakwingingira gukunda Imana no gukunda abantu bayo. Ndakwingingira kunda umwibonemwo, mukunda umwisangemwo, mukunda umubonemwo Imana, kuko Imana yakoresheje inama iravuga ngo tureme umuntu asa natwe, iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho ryacu. Mu yandi magambo, bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana, nubona mugenzi wawe umubone mu Imana, umuntu asa n'Imana. Rero nagira nkubwire ngo iby'inzangano shira kure yawe, ibya amacakubiri cyangwa se ingengabitekerezo, ibyo shira ku ruhande. Ntabwo Imana yigeze irema abantu babiri, Imana yaremye umuntu umwe witwa Adamu, bisobanurwa ngo umuntu izana ikura muri Adamu mu rubavu rwe undi wa kabiri w'umugore witwa Eva, bisobanurwa ngo ubugingo. Mu yandi magambo Bibiliya ivuga ngo umugore n'umugabo ntabwo ari babiri, abo bose bagizwe n'umuntu yitwa umwe. Ayo mazina yombi ni izina rimwe, bisobanurwa ngo umuntu ufite ubugingo. Rero bakubwira ngo umutwa, umututsi, umuhutu cyangwa umuki, ibyo bintu ntibibaho. Ibyo ni Satani yazanye inzangano mu bantu. Kunda umuntu nk'uko wikunda, nibyo byiza, nibyo Imana idusaba, bityo uzabona isha n'ihirwe mu buzima bwawe. Rero Bishop Buhungu Abeli ndabakunda cyane, nkunda Imana n'abantu bayo, nta muntu nanga n'uyu numwe, nkunda ibihugu byose, yewe n'u Burundi ndabukunda, ahubwo nanga imirimo mibi, nanga abantu b'abanyabikorwa bibi. Nkunda ko abantu bose bakundana bakabumwe, bagakundana nk'uko Kristo yadukunze, bakagira wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu, bagasangira byose, akabisi n'agahiye, bagasabana, bagahana ibyo bafite, bagasasirana ibyo bafite. Ibyo bintu nibyo mbashishikariza. Ntabwo nanga igihugu, ahubwo nanga abanyagihugu bitwara ikinyurane cyangwa se kinyume n'ibyo Imana idusaba. Rero Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Igihe kimwe ngo abakozi bakoze mu murima, ngo bamwe baza mu gitondo barakora, wahagaze saa 10 haza abandi nabo baraza barakora. Hanyuma shebuja ngo atangiye guhemba, ngo ahera kubaje saa 10 za nimugoroba, abatangiye mu gitondo bararakara. Ayo nama shari, kuko nyir'umurima yarababwiye ngo ese muranziza kugira neza, ese mubabajwe niki, ese kwa yatwumvikanye ariyo ndi bubahembe, ese ko ntawe nkase n'igiceri, ese ni igiki kibazo mufite? Nukuvuga ngo ayo nama shari. Ishyari ni mubyara w'umurozi. Nukuri kw'Imana ibyo bintu kura muri mwebwe, musohora inzangano, Imana iziture muri mwe. Ntabwo Imana rero iturana n'ibimeze bityo. Nukuvuga ngo bari bakwiye gutuza, ahubwo bagashimira Imana ko abaje nyuma bahembwa yangana n'abahere mu gitondo, bakishimira ko bagiye kurya batagiye kuburara, bakishimira ko bashubijwe. Ntukajye ugira ishyari rya bagenzi bawe, iyo bashubijwe nibwo buzima, niko kubaho neza. Mugenzi wawe nasubizwa, wewe utarasubizwa, nawe uzaba washubijwe, kubera yuko niyo abafite ibiro 2 by'umuceri araguha ikiro nawe asigarana ikindi. Urwo nirwo rukundo Imana idusaba. Ibindi byose ni zero. Ibyo twakora byose tudafite urukundo ntacyo twaba dukora, twaba dukora ubusa, twaba twibesha cyane,
urukundo nicyo kintu cya mbere Imana ishaka, niyo mpano ya mbere, niyo mpano iruta izindi. Rero Imana yacu nayo ni urukundo. Rero niyo mpamvu nakunda kurangiza ikiganiro nababwiye ngo ndabakunda mu izina rya Yesu, kandi ndabizi neza namwe murankunda, kandi ubwo mu nkunda data nawe azabakunda ndetse azabaha icyubahiro. Ubwo mu nkunda rero ndamahoro, Imana nibampera umugisha. Amazina ni Bishop Buhungu Abeli, ndabakunda. Nimero ku bari mu Rwanda ni 0788864705 cyangwa se plus 250 78 58 64 7 05 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705. Amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom. Hari abantu bavuze bati Abeli uriya mugore yazanye kuri kamera, ndagira turi kugana ku musozo. Ati mu by'ukuri baje kudutera scam, ntabwo yigeze asengera uriya mwana. Kuko kuva twakora cya kiganiro nitwiye tubivugaho, ariko ngewe ndagira ngo mbabwire yuko uriya mubyeyi niwe wahamagaye asaba ko yaza gukorana na Bishop ikiganiro bitewe na commentaire yabonaga mwandika. Abeli, abo bantu wababwira iki? Sinigeze ngikubaza. Abo bantu icyo nababwira n'abantu bo kwizera guke. Yemwe mwabantu bo kwizera guke mwe, mbega ukwizera kwanyu kuri hehe? Icya kabiri, ese niba mutari kwizera Bishop Abeli no kumwemera no kwemera iby'Imana yamukoresheje, ese Yesu we nagaruka azasanga mugifite ukwizera? Ese azasanga ukwizera kukiri mwese? Bibiliya yarambwiye ngo ahirwa uwizera atarinze kubona. Ni umuhirwa cyane umuntu wizera icyo atarabona, kandi amavuta utemera ntacyo yagukorera, ntiyakigira icyo akumarira, ahubwo byaba byiza wemeye ukizera, kuko ukwizera kurarema, kandi ukwizera n'igiti cy'umwimerere cyera imbuto zitwa ibitangaza, gisoromwaho n'uwihanganye, gifumbirwa n'ibigeragezo. Mu yandi magambo rero icyo nababwira mwebwe mwemera mubonye nta kibazo, namwe ndabizi ko muzabona ukuri, tuzamubwira agaruke cyangwa se tuzamusaba azane n'uwo mwana. Nanjye nicyo renda kugusaba, nimba wamudusabira akazazana nyir'ubwite kugira ngo abyivugire, byarushaho kuba byiza. Wowe waradukurikiye, nimba utarakora subscribe, reka tugusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tuye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Turabakunda. Shalom.